hano harimo irindazi sha hano harimo airtime yo guhamagara abantu runaka megabyte zo kwandikira aba diaspora uzagura agapira k'imbeho ko kwicara mu mbeho ahantu uganira n'abantu Come on! How big are they out? Let's do it one more time like we really mean it. Come Okay, on. let me do this. Let me do this. Twagiye mu space. Twagiye. Okay, abambaye black tugiye kumanuka hariya hasi. Twagiye. Abambaye black. Let's run the race now. Come on, black. come on. Out. Twagiye hasi. Jesus. Come on. Run that race. Run that race. Okay, the remaining turahagarara hasi. Podium yabaye ntoya. Abandi turakagarara ku ruhande hano. Duhagarare ku ruhande. Ukore line hano. Ufe la ligne ici au milieu. Reka dufese kababye. To the right. Move mu ndabyo. Abantu bari mu ndabyo zanjye please. Don't touch on my flowers. On touche pas mes fleurs. On touche pas à mes fleurs. On touche pas à mes fleurs. Twegere inyuma. Don't touch my flowers. Move like you have a lot of money. Don't touch my flowers. Amen. Come on, people. Do it like you don't have a problem. Like I want you to think of your problems. Look at them and say, Hallelujah. Yesu nashimwe. Murabona tudazase. Igo. Murabona tudafite itorero ryiza ejo hazaza Karuvari ndatekereza ko izabihagaze neza cyane. Ababyeyi ni mudukomera amashi. Katubasaba amashi menshi. Hallelujah. Uyu munsi birasa naho biri butugore kubwiriza kubera ukuntu duhagaze. Tuzaza kubwiriza ubutaha. Siko bimeze. Twagira aho tubasuhuze tuze gushima Imana. Hama tujye gukomeza amateraniro yacu. Amen. Amen. Reka shimira abantu bakeya. Ndashima Imana yaduhaye igiterane cyiza. Ikadukomera Imana amashi. Ndabanza shimire itorero ryacu ryadutekereje bakabona ko turaba agaciro bakumva ko ari twebwe tuzaba turi itorero ryejo bakadutekerezaho natwe bakumva ko bagomba gudusengera. Itorero ryacu abana dukomera itorero amashi menshi ku itorero ryacu. Ayarahagije se abana amashi menshi. Please. Plus fort que ça encore. Plus fort. Thank you. Imana ibahe umugisha.
turashima Imana kubw'itorero ryacu, turashimira administration y'itorero, turashimira umushumba wacu wadutekereje. Imana imuha umugisha. Ndashimira ababyeyi bohereje abana. Ababyeyi bacu turabashimiye. Abana dukomera ababyeyi bacu amashi. Dukomera ababyeyi bacu amashi. Amen. Reka nshimire n'abana baje mu materaniro. Ababyeyi ni mudukomera amashi natwe. Turashima Imana ko twagize amasengesho meza pe. Yari meza cyane. Twaje duteganije abana batageze muri 300, twakira abana bageze muri 400. Murumva ko twagize amasengesho meza, twagize n'abashitsi. Imana ishimwe. Ndashimira timu ya protocol n'abadiyaka. Imana ibaha umugisha. Abana tubakomera amashi, nibo badufashije. Reka dushimire aba protocole bacu, mubakomera amashi menshi cyane, menshi na protocol. Imana ibaha umugisha. Turashimira aba Papa Bernard na groupe yarayoboye. Imana ibaha umugisha bivuye ku mutima pe. Mwaradufashije, abarimu twari bakeya ntabwo byari gushoboka, ariko mwarahabaye nk'ababyeyi bacu. Imana ibaha umugisha. Ndashimira abantu badushigikiye, abana tubakomera amashi, abantu badusapotinze, abantu batumye tuza tubona icyo kunywa, tubona icyo kurya. Mukomera ababyeyi bacu amashi, abantu badusapotinze bose. Imana ibaha umugisha. Amen. Amen. Ngiye gushimira abandi bantu badasanzwe. Nta muntu uri kubatekereza abana, nta muntu mutekereza tugiye gushimira udasanzwe. Bande turashimira apostle wacu, ngani mu mukomera amashi. Amen. Wundi muntu wa kabiri udasanzwe ngiye gushimira abarimu ba Sunday school. Ntabwo nzi icyo nabaha cyangwa se icyo navuga, ariko Imana ibaha umugisha. Imana ibaha umugisha bivuye ku mutima. Baravunitse pe, bakoze akazi gakomeye, usibye ko gahora gakomeye no mu bindi minsi, ariko noneho mu giteraneho byari ibindi. Imana ibaha umugisha. Beni, Imana iguha umugisha mama. Baravunitse, Imana ibaha umugisha. Mwakoze imirimo ndashobora gusobanura. Imana ibaha umugisha. Nzabashakira gift. Amen. Amen. Turi kumwe. Ngiye kubaza abantu batarenze 3 cyangwa 4. Nindiste microphone. Let me have it. Ndabaza abantu batarenze 5 bambwira ikintu bigiye mu giterane. Gusa ibyo kwibwiriza no kuririmba turaza kubikorera iwacu. Ndashaka kumenya icyo mwakuye mu materaniro cyangwa se mu masengesho. Kuyamo ko tutagomba kuva kwa byo tugomba kubagumaho tutazaba ingobo tukaguma tunyemeza neza. Papa Jack, fasha umuntu umbwira icyo mwigiye apana ibyo muri Sunday school. Turavuga ibyo twigiye hano mu masengesho. Niki kintu mwahakuye? What have you learned from our prayer? C'est que vous avez appris pendant les 2 jours qu'on était ici. Qu'est-ce que vous avez appris? We learned to love our parents. Twize gukunda ababyeyi bacu. What else? We learned to be a good child. Twize respecting ababyeyi bacu. Undi bakeya hama dute tujya mu rusengero. Twize kwirinda inshuti. Twize kwirinda inshuti mbi. We learned to love God. Undi bakeya we learned to respect God. We learned to pray God and praise Him. Yes. Undi abandi bari hano. Okay, abari hasi Papa Bernard. We learned a song from Apostle. Yes. Undi mutubwira ibyo mwize. Biza amahame 5 yuko twavamo abana beza.
ababyeyi. undi Twize gufatanya n'abandi no gukunda Imana. ego uwa nyuma duhite dusoza uwa nyuma dusoze Kubatunga abapapa na mama. merci beaucoup le dernier twese twashoje hari undi Twize gukorera hamwe. twize gukorera hamwe amen amen okay kugira ngo dutahe neza you don't have to push your neighbor okay ikindi abantu bafata abana batoya buri iruhande rwawe bataragenda mwabonye ko ntakiriye abashumba abikoze ku bushake kubera ko uyu munsi ari umunsi wihariye w'abana nagira ngo dufatanyije n'abana twakira abashumba turakira Pastor Ngoga na Madame abana mukume mu mashi turakira Pastor Richard na Madame turakira Madame Pastor Martin turakira Revera na Madame nibanyemerere Apostle na Madame nabo tubakire by'umwihariko Apostle atera intambwe hano hari icyo yifuza gukora mbere yuko bano bana bava hano nagira ngo dukome mu mashi cyane twakira umubyeyi wacu kandi tumuhana uyu mwanya urakoze cyane mubyeyi Shalom shalom abana muraho imwega duherukana basona ba mama wanyu sinzi ejo banyeretse umujyi ejo mwongeye kuniyereka sibyo ra mwongeye kunyereka ko rwose muza mwumva ari uko nyine byasabye kwinginga cyane ariko ni amahoro ko ntaho mpaye njase turi kumwe tuzoguma tuniganira ahangaha ntaho mpaye nja namwe ntaho mpamuje ya abana mukomera Imana amashi nayo ngayo nabigishije nta tundi tuntu mwasize okay amen urabona ko bafata vuba nta bintu by'imibare ubwira umuntu ngo ubwiriza Imana karuru n'amashaka ya leta hari uvuga ati komera Imana amashi uvuze na karuru yaza koma amashi nayo akayareka ati arirwa ampagarara hejuru se mworohe nyabona dukorera Imana ndatize rero mu by'ukuri turagira ngo dushimire ababyeyi bacu baturerera abana aba bari mu ba Sunday school nibatambuke hano imbere abadiyakoni musigare ku bana bari aho hasi abarimu mwipanga imbere abana mwigira inyuma bukeye manzi mwigira inyuma ndibaza ko nk'abadiyakoni twabanye n'abaprotokole babonye umurimo udasanzwe aba bantu bakora hari abatashe hano mpaye mbona ntitwavuganye nabo ariko batashe mpaye mbona bameze nk'akaruri kahiye ukazubona umuntu yabuze aho yerekera ni ukuri turabashimiye abarimu muri bo muranyumva abarimu ntidufite icyo tubaha ariko Imana irabakunda kandi irabazi ndasaba Revera ko atambuka akamfasha kubambika imidari y'ishimwe turabashimiye cyane mama Aksa Imana iguha umugisha Yesu akugirire neza namwe mwese turashimira Jolie muri iki giterane yarakoze cyane ya murakoze cyane mushumba ndasaba ko umuyobozi turaza kumwambika nyuma uhere kuri mama Aksa ukomeze urigira hano bagufotore
mama hano harimo umuneke umwe gusa umwe ntabwo ari ibiri n'umwe undi nawe naze igira hino Imana iguhe umugisha umuneke umwe wakaramaramara sente another one hano harimo ikijumba wewe ndabona ukunda shokora ni imwe hano harimo irindazi sha hano harimo airtime yo guhamagara abantu runaka megabyte zo kwandikira aba diaspora uzagura agapira k'imbeho ko kwicara mu mbeho ahantu uganira n'abantu mukomereye umwana wacu amashyi turagushimiye cyane duhaye agaciro imirimo Imana yagukoresheje kurera aba bana n'iby'agaciro tuzabizirikana umutunga ibiganza muvuge ngo Imana imuhe umugisha muvuge ngo Imana imugirire neza muvuge ngo Imana imwubahishe amen Imana ikugirire neza kandi kube hafi reka tubasabire umugisha muzamure ibiganza iteraniro muvuge ngo mu izina rya Yesu ushimwe Imana itanga abana wabaduhaye ari umugisha kubaho kwabo kuzatwubahisha umwanzi ntazabashobora mu izina rya Yesu ababigisha tubasabiye umugisha ubwo baturerera igira icyo bakorera nabo uzabatera iteka mu izina rya Yesu amen urakoze barakoze cyane abashumba bacu barakoze cyane abashumba bacu reka natwe abarimu turabashimiye tuzaza kubivuga dutuje Imana ibaha umugisha kubwo kutuzirikana Imana ibaha umugisha nibadushiriyemo igisirimba tube tugenda ariko bana buhoro buhoro ku masikadiye please hatagira uwitura hasi abakuru bafata abana batoya ntihagire umukuru usohoka wenyine asize umwana inyuma please make sure yuko hari umwana ufashe ikiganza
ntagende. Where is our Brian? Brian, where is he? Oh my God. Brian yagiye atadusobanuriye ibyadukoreye n'ukuri. Where is he? Okay. Reka mbikore mu mwanya wiwe. Where is he? Oh my God, I can't see him. He's coming? Ari hehe niyihute? Amen. Amen. Usibye kuba tunatoza abana ijambo ry'Imana, tugerageza kumenya umwana icyo ashoboye mu buzima. So ashobora kwiyexpressinga mu buryo bwiwe. Ushobora kumubwira ngo vuga histoire runaka yo muri Bible akayigushushanyiriza. Kimwe n'ukundi yayidukoreramo poem, undi akayidukoreramo indirimbo, abandi baradushushanyiriza. So dufite abana bashushanya, nizabo aba artiste turabafite. Brian yagiye. Okay. Ko Brian atari hano, nagira ngo dukangurire n'ababyeyi mukore Bible study n'abana mu rugo. Ejo abana baratubwirije hano turarira. So reka nkangurira ababyeyi mwongere mutoza abana gusoma Bibiliya. Please, turabibasabye kuko hanze hari ibindi byinshi by'abatwara. Yes, Brian. Brian, watubwira icyo washushanyije papa? What is it? In French, English, whatever, anything. Can you? It's okay. Kinyarwanda. Ngakugira washushanya. Dawidi na Goliyati. Yakoze iki? Yica Goliyati. Warakoze cyane umusore wacu. Imana ibaho umugisha. Reka tureke gutwara umwanya muremure. Murakoze cyane, Imana ibaho umugisha. nagira ngo dukomere abana amashi menshi. Hanyuma kubatumva ikinyarwanda wenda no gusimura yafasha gakora samari gato ibyarimo bikorwa hano kugira ngo babashe kumenya icyarimo kukorwa hano. Briefly the kids